Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze muri aka kanya mwese tudahwema kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi si tugezemo ibintu byose bisigaye bigendera ku muvuduko uri hejuru cyane, ku buryo ikintu cyose ukeneye cyangwa se amakuru yose ushaka uhita uyabona ako kanya. Hari ikintu rero muri iyi minsi cyaje cyitwa AI. Abantu benshi ndakeka izi AI ntabwo muzizi, nta nubwo mukunze kuzikoresha, niyo mpamvu nje ngo mbabwire ikintu cyitwa AI. Ariko muri izo AI hariyo ngiye kubabwira idasanzwe yitwa ChatGPT. ChatGPT ni AI igufasha mu kubona amakuru yose ukeneye kandi mu rurimi ushaka. Uti mu buhe buryo? Mbere yuko tubabwira ibya ChatGPT turabibutsa ko mwakanda subscribe, mugakanda like, muduha na comment ku bitekerezo mwamufite cyangwa se ku bindi mwabasha kuba mwatubaza, cyangwa se hari ibyo mwakungura mukabyandika muri comment turazisoma cyane. Rero ChatGPT twifuje kugaruka uyu munsi ifite umwihariko udasanzwe, aho ushobora kuba wayibaza ikibazo cyose ushaka cyangwa se wakigiraho cyangwa se amakuru yari yo yose waba ukeneye kandi mu rurimi wifuza iragusubiza. Uti yagusubiza no mu Kinyarwanda cyane rwose. ChatGPT muraganira mu Kinyarwanda rwose ikagusubiza kandi ibintu byose bikamera neza. Ni wumva wifuza ko nakwereka n'uburyo ikoreshwa mu kuganira nayo, wabyandika muri comment ubutaha tukazabakorera ikiganiro tubereka uburyo ushobora kuba waganira nayo. ChatGPT rero muganira nk'aho ari umuntu muganira kandi ikaguha amakuru yuzuye. Abanyeshuri bigiraho, abafite akandi kazi bakora bigiraho, icyo waba ushaka cyose yakikwigisha, ndetse hari n'abo njya mbona bayibaza nko kuba yagufasha kuba wasevinga amafaranga cyangwa se wakoresha neza amafaranga yawe, byose irabyigisha. ChatGPT rero ni igisubizo ku bantu bakeneye kumenya byinshi bijyanye n'amasomo, mu bijyanye n'akazi mukora, mu bijyanye n'ibindi byinshi cyane. Nta kintu kibaho Chat idasubiza kandi ikagisubiza mu rurimi ushaka. Yibwiye ko mushaka kuganira mu Kinyarwanda muraganira, wayibwira ko ushaka kuganira nayo mu Cyongereza mukaganira, ndetse wayibwira ko ushaka kuganira nayo mu Gifaransa cyangwa se izindi ndimi zose zibaho muraganira. Uti ikoreshwa gute rero ChatGPT? Mbere na mbere ujya kuri Play Store ukayidownloadinga nk'ibisanzwe, wandikamo ChatGPT ukayidownloadinga, uhita uyibona ihita ziri kwigaragaza, uhita uyidownloadinga. Noneho wamara kuyigeza muri phone yawe, muri application za phone yawe, ikintu uhita ukora ni iki ngiki, uhita uyinjiramo. Hari igihe bahita bakubwira gukora sign up cyangwa se login, uhita ukora sign up nyine yari ubwa mbere kugira ngo ikumenye. Biba ari byiza iyo yakumenye noneho muraganira ku buryo mwaganira ikintu uyu munsi n'ejo ugasubirayo akaba ari cyo mukomereza. Icyo ari cyo cyose wumva ufite ikibazo, imbogamizi, icyo ushaka kumenya cyose irakigusubiza, nicyo cyiza cyayo. Iyo umaze gukora sign up rero, hasi haba hari ahantu ho kwandikira, urayandikira ubundi mugatangira kuganira. Noneho ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya, kugira ngo mbese ururimi ushaka kikuganirizamo cyangwa se muganiramo, wowe nirwo utangiza uyandikiramo. Niba uyandikiye uti muraho neza ChatGPT, ihita ibona ko ari Ikinyarwanda akaba ari cyo igusubizamo mugatangira kuganira mu Kinyarwanda. Niba uvuze ngo hello ChatGPT cyangwa se ugakoresha urundi rurimi, mbese ururimi utangiriyemo wandika nirwo ikwandikiramo nayo, ubundi mugatangira kuganira muri urwo rurimi. Ushobora no guhindura ukayibwira uti tuganire muri uru rurimi bitewe n'ururimi ushaka wowe. Muri make ubwo uyiganiriza ibyo ushaka, icyo ushaka kuyibaza, mbese muganira nk'aho ari umuntu muganira. Ikibazo cyose uba ushaka kuyibaza uganira nayo
ukakibaza kandi ikakigusubiza neza, ikaguha n'amakuru, ushaka kukugira inama, ushaka ko hari ibyo igufashamo, ikigufasha iguha ubumenyi, ikakubwira iti iki kintu ukwiye kugikora gutya na gutya. Hari icyo utayibaza ngo ikiguhe, ariko mbese wowe ikugira inama, ikakwereka step by step uko ikintu ushobora kugikora kandi kikagenda neza. Waba uri umunyamishinga, waba uri umunyeshuri, mbese icyo waba ukora cyose ChatGPT irakigusubiza. Ubwo urumva rero utangira kuyandikira muri ubwo buryo, mukaganira byinshi ibyo ushaka kuyimenyaho, ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza. Rero icyo nabashishikariza ni ukugira ngo mutangire muyikoreshe, muyigireho byinshi. Niba hari ibibazo mufite bitandukanye muyibaze, dore ko yanakugira inama igihe wahuye n'ikibazo gikomeye cyandani cyangwa se cyawe cy'umwihariko, ikugira inama rwose, ibintu bikarushaho kugenda neza iyo uyibajije. Rero ndagusaba gukanda subscribe, kandi niba hari ikibazo cyangwa se icyifuzo ushaka kuba watubwira, wacyandika muri komenti. Ubwo subscribe nayo ni ingenzi, kandi ugakora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo aya makuru abagereho. Murakoze, tuzahura mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Nge na Jean Dorape, iyi ni Marembo TV. Bye bye.